seka harahugeze usanga mubaguyemo kuko bakabahashya amaye ngewe banandasakana kwaguru twabaguyemo gutyo ari nk'abangahe twari twabateye twebwe musanga babarenze ubwije oya twabagezemo mu gitondo kare twabazimutse saa 11 wumva ko twari no kubafata ahubwo benshi bari bakiryana akana kari kagiye kumugezi kazindutse kagiye kuvoma niko kabarabuye ngo ngaba baje abakoyi barabyuka isasu ritangirira taku sasu mone ese murebana murebana yes yarantu ari tambarare gutya murebana ariko nyine mubamwihisha ubawisha nyine kugira ngo ataguhamya isasu twese tuva amaraso ku sasu nta muntu ukomeye ubaho nta mukarate kuhaba urasimbuka ukajya mu kiro umuntu agukubita isasu ukagwa hariya rwose seka bavanga isasu urakora sawa ugitugwa muri metero ngazingahe worose ngo rirashwa agomba gusimbuka oya biterwa n'iryari ryo n'amasasu nayo ntago anganya ubushobozi n'imbundu bwazo tuvuga imbunda nto ibaho yanyu nanone rero tubasuhuze tuti murakomeye cyane twebwe namahoro bakunzi ba Pipikati TV Right Media TV Pastor Manase Umurage Family TV ese tuvuga gutya amacano atandukanye ni uburyo kugira ngo mereke channel zose numva ndiho sibyo nka Right Media TV abazingo nsindiho ariko mu buryo bw'ibitekerezo mba mari ni inama ndayitanga buriya channel ko biri hose uko bakubonye gusa ahubwo yiriho kubera ko wenda n'umuntu nyirayo mubwira uti courage mpiyo link sanyishyira muri community buryo ubu yiriho niko gushyikira yakamwana mu nkuru za uretse yazirangira none twagana ibintu bitandukanye uvuga ibyo gupuringa hari na withdraw ibibaho nayo hari cyo bita withdraw buruzi cyari cyo withdraw nuko nabi gusobanuriye ubundi guporinga nubwo abyumvise mbivuga n'uguporinga guporinga nukuvuga ngo ni kwa kundi yego muba mwagiye nko mu kazi mwarangiza kugakora mukagaruka mu kigo cye nko mu edikota cyangwa se mu itamajoro yanyu ibyo bita guporinga cyangwa se mukaba mwaraye nk'ahantu ku kazi mu gitondo mugiye gusura mu kigo ibyo bita guporinga wenda mwaraye mbushi mu gitondo burakeye kwambushi akenshi bayitega ninjoro mwarangiza mu gitondo mugaporinga naho withdraw yo ni cyagira urusasu ruba rubaye rwinshi mukaburuka mukavuga banarasama abantu mubareba ariko buriya mu gisirikare iyo barasha umuntu wanyu mukiruka mukamuta bamusuzuguritse baba basuzuguye cyane bana mugomba kumugenda nubwo baba bamwishe n'intumbiye mukayitwara none se amasasu urumva bajya kumurasa amasasu maze kuba nk'imvura mubona n'umwanya wo kumujyana bana murarwana mpaka mumutwaye mumukuye aho ngaho ku kibuga cy'amaraso kuko urumva n'ubundi kuko abarashwe kubera ko yitangiraga igihugu yarashwe akagwa hasi ntabwo mwese muhita mwiruka murakomeza mukarwana aduye abarusha intege mwakuruka mukamutaka mutwara seka harahugeze usanga mubaguyemo kuko bakabahashya amaye ngewe banandasakana kwaguru twabaguyemo gutyo ari nk'abangahe twari twabateye twebwe musanga babarenze ubwije oya twabagezemo mu gitondo kare twabazimutse saa 11 wumva ko twari no kubafata ahubwo benshi bari bakiryana akana kari kagiye kumugezi kazindutse kagiye kuvoma niko kabarabuye ngo ngaba baje abakoyi barabyuka isasu ritangirira taku sasu mone ese murebana murebana yes yarantu ari tambarare gutya murebana ariko nyine mubamwihisha ubawisha nyine kugira ngo ataguhamya isasu ariko haraho murabukwa gutya ahubwo ntiwamumenye kwarije none mubazagara mugahura ukiruka mugahoberana nawe ari kwiruka icyo gihe ubwo ari nyine buri kintu cya mbere kibi kurwanira ahantu mutazi hari gihe wiruka ukabagwamo bagahita bagufata nyine uravuze ngo mwarasa no muri metero 100 muri metero 100 gutya imbere yari kwegera umureba gutya imbere muri metero 20 heriya hari ubwo se umutima buriho icyo gihe nawe umutima ubundi ugira ubwoba isasu nta utarumva isasu utararisohora ariko isasu rya mbere rari kwihari abakarasi nawe ukarasa babaye nk'igiti
upfira no mu munyenga nta nubwo umenya ukuntu hanyuma iyo ukurasa utekereza ko no kugushirana bishoboka ni ukuvuga uburyo twebwe twarwanaga hari inyuma hari abandi baba bafite amasasu batari kurwana ntabwo baba bari kurwana ariko mwebwe ku cyo bita excited ni mwe muba muri kurwana ko muba mwahuye n'umwanzi nyine bari imbere bo bita advance party urumva none abari inyuma baba bafite andi mabox y'amasasu iyo ushiriwe usubira inyuma undi akamanuka ukajya kurodinga icyo bita kurodinga bafite amagazine ukongera ukayipakira uriya nawe yashirirwa ukagaruka kandi ni vuba vuba ni ukuvuga iyo bari imbere bari kurwana abandi bari inyuma baba bafunguye amabogise ku buryo ushirirwa ukagaruka undi wundi wagiye kurodinga agahita aza akarwana nawe uri kurodinga birashoboka ko ubundi hagati y'umusirikare n'undi harimo metero zingahe mwimufatanije akazi ni ukuvuga ngo iyo mwageze kuri tere iyo bavuze ngo uteke ikava ubwo uraryama niba uri buhagarare ibyo ntibikureba uratekinga akava ubwo nyine ugacungana n'isura y'umuntu azamura umutwe umurasa ubona n'agati ananyeganyeze ashobora kutawuzamura kuko nafite izo kondisiyo nawe ntuwuzamure icyo gihe rubura gice icyo gihe rero icyo gihe hari mw'icyo bita advance yeba ari uko advancinga murahaguruka mukata ku mwanzi mutanamureba muzi ko hari gusa abarashemo nawe none yabonye mumanukanye n'induru nyinshi hari igihe ava amakiruka noneho mukamurasa neza mu bitugu kimwe n'uko mwakwa advancinga ugasanga nawe bwose oya namwe hari igihe abarasama ariko iyo mumanutse hari igihe avamo agakuramo akarenge mukamurasa noneho mu bitugu icyo bita advance ahita waravuze rero ngo kujya ngo no guporinga ni iki sinzi guporinga ni kwa kuni nyine gusubira mu edikota muvuye nka kereke pare mu kazi runaka mugaporinga sinibuka kana shaka kubaza wisdoro niyo nandi kugusobanurira wisdoro ni ukwiruka kwa kuni umwanzi baba barushije imbaraga y'abantu ni igitsina mwiruka muri ritimi mwe cyangwa se yiruka uko ni ukuvuga ngo wisdoro ari jafanda avuga ati bana ni hahandi turahurira hahandi mukaguruka ariko mushobora kuguruka mwagera imbere aduye atarabakurikira mukongera mukamupangira neza niyo bita wisdoro kuko ari mwamaze kumwereka ibitugu hari uwiruka arinda mugenzi we cyangwa buri wese yiruka ibisanzwe ikibuno mamaguru igira hirya mugahurira he ni ukuvuga hari ahantu muvuga ati turi buhurire kuko muzi naho mwaturutse ariko hari igihe mutiruka cyane none se mwaturutse bwo musanze naho yabakurikiranye ntabwo abari turi hano mwasize y'abantu turi hano ku Gisozi wenda twe twagiye tugira hakurya za Karuruma akabira bakubitira mukiruka mukaye kugira hano nawe yabakurikiye habari igice iyo yabakurikiye nyine muhita iyo mugeze nko mu defense yanyu nko mu kigo cyanyu hari icyo bita communication urabona nk'igipangu ukuntu kizengurutse gutya haba hari umwobo bacukuye uzengurutse nk'iki gipangu mwese muhita mukaba iyo communication ubundi mukarwanira aho ngaho mu kigo kubivuga ati noneho basi ariko hano ntihahinze mwanga ko yakinjira wakatubireke yakabuze kutubwira rero ngo abandande n'abantu baryaga imbeba warababonye urabazi abandande ndabazi ngewe nanabayemo nanjye nanaziriyeho hanyuma reka tuvuge ku bandi bavuga ngo abangirima babaho nabo abangirima bo mbumva muri Kongo ariko bo ntabwo mbazi babaho n'abantu bagufi cyane bafite imitwe minini n'abangirima bo muri Kongo muri Kongo hari abantu hari amoko ako ntababonye ntabwo ndababonaho kabisa abagwana firimbi abagwa kugwa ntabwo mbazi ngo numugwana firimbi ngo abonzi n'abamayimayi nabo bambara ubusa abamayimayi ngo mbere barwanaga bambaye ubusa wengewe hari uwo nabonye ari inkumi igenda n'amabere agaragara abavanga n'umuco wabo nta kibazo nibana abamayimayi bo ni abantu bisanzwe ubundi nk'hano iwacu za Masisi hari ubwoko buriya twabanaga nabwo ubwoko bw'abantu bita abahunde bakaba abantu bameze abahunde ni abantu basanzwe yego ni abantu basanzwe ariko bakunda kubamwe abamayimayi
harimo witwa Janvier na n'ubu arahari yego niwe wirirwa ahanganye n'aba harya mayi ni mayi n'amazi ubwo mayi n'abakibeshye hari igihe umukubita isasu agahita asimbuka ngo mayi ngo nta mazi nyine ngo ntacyo byamutwaye no kumutera courage ubwo no kumwica mu mutwe ngo mve ko afite no kumwica ngo ntago bapfa kandi barapfa n'ubwo mbese nta mazi ngo ubwo ngo ryahungutse ngo bazi munashya ngo bazi kurwana mayi ngo niwe mayi hari n'abagendana n'amazi mu kajerekani ngo nta mazi nyine ngo niwe miti yabo ngo iyo yisize ngo iyo yawisize ngo mukubita isasu ngo rigahanwa vase yabaye antibare byagenze bite bivuze ngo nta muntu isasu ryarasa ntapfi ntawe niyo waba nawe n'urwaba wisize iki oya niyo waba uri umuntu ukomeye nka special force kumva y'abanyamerika n'abandi oya uri gufashira kwahuranya oya nukuvuga ngo biterwa naho ryakurashe nanone ntago bakurasa mu kaguru ngo hito ariko uko ryanyinjira niko ryakwinjira n'umunyamerika uwo ari we wese riri arengeze neze ngo wenda hano bakomeye isaso gukubita n'igicyo oya nibyo bakubwira ati twese tuva amaraso ku rusasu nta muntu ukomeye ubaho nta mukarate kuhaba urasimbuka ukajya mu kiro umuntu agukubita isasu ukagwa hariya rwose se yakaba bavanga isasu urakora sawa ugitugwa muri metero nkazingahe worose ngo rirashwa agomba gusimbuka oya biterwa n'iryari ryo n'amasasu nayo ntago anganya ubushobozi n'imbunda bwazo tuvuge imbunda ntoya ibaho ya nyuma nyunubwo ntazizi iya nyuma ibaho ntoya nayo wasimbuka isasu ryayo oya isasu ntago wapfa gusimbuka wenda arari gukubita rikakuzunguzamo gakeya ukagahita ugwa ugomba kuzungura uko byagenda kose niba ufite ibiro 100 rirakuzunguza byo oya rirakuzunguza kandi ariko biterwa n'ahantu ari kurasiye ni ukuvuga niba ari kurasiye hano hafi akwegereye ebana riba rigifite imbaraga rirakuzunguza ariko ari kurasiye kure rikugeraho nta mbaraga rigifite niyo mpamvu rishobora no gukora hano gutya ntiryinjire rikagwa hasi cyangwa rikinjira ariko rikaguheramo ariko iyo kurasiye hafi rinyuramo nk'ubu nge ryahise ritambuka n'igufa riraturi kurumva yandashe twegeranye turi hafi nk'ahantu hepfo mbese umureba ntabwo namurebaga wumva ninyuzemo gusa kuko ari mu ishyamba yashize n'umwanya ntaranabimenya ugihagaze ariko nyamara kubimenya nibwo nahise numva nageze hasi nagiye kureba nsanga bote yuzuye amaraso nahise ngo hasi no kwikura ngo mve hano na metero byari byaraneye nari nambaye ipantaro ebyiri nambaye n'ifome ebyiri sanga akaguru kwese kabyimba ipantaro ihita ibakora naho ngira ngo bayinkuremo kuko barakururaga ipantaro bumva bari gukura akaguru kose igufa ryari ryacitse bazanye urwembe barasata nta kinya kandi ubwo oya basatuye ipantaro nyine navuga icyo gihe bakuraga gutyo bagutoneka nta kinya banoneka byahatari barakuraga nkumva nakaguru bari gukura kandi bari kunkuramo ipantaro wumve ko nageze no ku bitaro nahageze ninjoro nko mu masambiri nsanga hari abarwayi benshi bandenzeho bari kwitaho ndarananavuwe bamvuye mu gitondo yakari ikindi kiburahora nacyo kirenze cyo sha ntacyo kabisa okay indirimbo za morale zabaga ari izihe icyo gihe muri ku kazi indirimbo za morale zabaga ari nyinshi cyane itaburamo nyine itaraburaga ni nyinshi cyane indirimbo za morale indirimbo za gisirikare siko ko ari nyinshi adui alikuwa mwingi na jua likakuwa kali lakini tukavumilia kazi uliyetutuma afande tumemaliza kazi uliyetutuma afande tumemaliza indirimbo nyinshi cyane zimwe nanazibagiye yaka none twaganiriye kandi tunaganira ku ukuntu mwagiye gutera ari mwebwe iyo byabaga ngombwa ko mwe muterwa wenda wiryamiye ukumva babagezeho ibyo bigenda bite buriya rero nta kintu kibi nko guterwa aho ugira ngo muterwe mwatera ahubwo mwebwe wenda bakabatsina ko mwatera mwigize muterwaho shangewe narinze ntaha rwose narinze mvamo nta hantu turaterwa na rimwe noneho nimba warigeze wumva amakuru iyo utewe bigenda bite iyo utewe byo biba bigoye hari igihe noneho mu kigo cyanyu hari igihe bagutera bagutunguye wibere muri dushe wenda wibereye nko muri dushe cyangwa se muhishije mutaranakuramo ibiryo bigishyushye
bakabakubita icyo bita surprise mu kiruki biryo mukabita icyo gihe mwibuka mutese n'imbunda mutari muzifite ngwiki hari n'igihe unagenda imbokoboko ukabura n'umwanya wo kujya kuyishaka aho yari irambitse nuko icyo bivuze ngo kugutsindwa ariko mbere nicyo biva mwaranje icyo gihe nyine buriya muba mwatsinzwe nyine kuko urumva wateye yiteguye yazanye ibikoresho byose bishoboka wabona menshi ubwo se uri muri dushabura n'umwanya wo kujya kwambara wagenda wambaye ubusa bisanzwe cyambaye igira hirya ndakubwira hari igihe umwanza gukubita gutunguye ukabura n'isegonda ryo kujya kwambara icyo bita surprise niko bayita nawe tugeze kwataka ahantu bana dukubita kabisa surprise sinzi hano nakase bamaze kwiruka tugeze mu defense yabo nko mu kigo cyabo sinzi hano nakase mu kivera sanga ahantu bari bamaze gukarangira fande wabo inkoko narayiriye nyirya nihishe ngo batayinyaka abandi bakomeje wowe uri kwiriye ndi kuyirya reka bazahindukira basange rero uri kurya wowe noneho buriya ikintu bakubwira ngo mbwire n'abakiri mu kirashi kwa kundi bamukubise umwanzi mugasanga bari bahishije ngo ibyo biryo ngo babiruze ntago baba babiruze nta mwanya mubatunguye nta mwanya yabona wo kubiruka nese uburozi baba bafite aho ngaho ndabizi se iyo mugani babiroga gute baba bazi ko muri buzi baba bazi ko muri buzi aba ari surprise ibyo biryo muhitamo birya rwose igira hirya ni ukuri kw'Imana okay yakareka tuve mu buzima bwa gisirikare banyuzemo tujye mu buzima busanzwe yaka wari warwanaho n'umuntu mwarakaranije burundu bete ngiye kurwana atari inzoga zibikukoresheje ariko atari inzoga utasinze nka gutera umujinya kugeza ubwo ari ikintu tunane kumvikanaho mukarwana ibi byakubaho ngewe mu myaka ngezemo ubu ngubu ntago nabikora wenyine byigeze kukubaho atari inzoga ariko ibyo byambagaho mfite imyaka nka 15 16 17 izo ni za gisore rwose umuntu abagishyushye za gisore umuntu abagishyushye ndavuga guhera ku myaka yawe nibura 28 kuzamura ukaba utanyoye aho buri kwakunda abantu mugiye mpaka bikaninda mu Rwanda byo byakubaho oya kabisa ibyo biba mu bantu sinzi ukuntu habateye ariko kenshi tubikoreshwa n'inzoga nakubazaga nimba bitarakubayeho ariko nakubazaga nimba byarigeze kukubaho ariko atari inzoga ibigukoresheje buryo umuntu urwana koko yasinze umwe utasinze abaye afite uburyo yamuhunga akigendera ntabwo byigeze bimbaho cyakora mbere muri tukiri urubyiruko icyo bibaho kumvana imitsi ibyo kumvana ngo njyewe mugapfa umukobwa ngo ni sheri wanjye ngo ni sheri wanjye no guserezanya bibaho mukajyamenya ngo gutebya niki ngiye hari umupeti rwose twabyirukanye twajyaga dukunda kurwana dupfuye umukobwa none rimwe yarankubise nkubitira imbere ya sheri wanjye wari wakubitirwa imbere ya sheri wawe uraho uzi ukuntu useba gukubitirwa imbere ya sheri wawe sheri wawe akakubwira ati sheri uzi ko narenze kuzi kurwana kumva amabere yanamye kumva amabere yanamye buriya rwose abana nyine bakibyiruka baba bagifite bya bindi by'udusheri nyine bya bindi by'abana uko nyine bakagukubitira imbere y'isheri wawe ebana wumva usebye kabisa nicyo kintu gisebo cya mbere kibaho kuko wakundaga umukobwa wiyaminiya ngo ebana ngo ngiye buriya nta wagukoraho barangiza bakagukubitira imbere ye byakubayeho byambaye ariko urumva hari abana nyine ni ikigero ba 17 16 18 kandi niyo mubana mu kigo wabaye muri societe y'abanyeshuri urabizi ko ibyo bintu akenshi bibaho okay yakatuye tubona urubyiruko rw'abakobwa n'abasore ku myaka yabo nka 16 kuko nirirwa sangana abantu batagishoboka gusanga minita agira aho igarukiye ku mwana w'umukobwa ako hejuru kagarukira aha ku myaka yafite 16 n'umunani umungumu kabisa bene abo ngoro agiye inama icyo nabwira ababyeyi babo abo bana iriya myaka ni mibi cyane mujye mubacungira hafi kabisa none icyo ndi kwibaza urumva iriya myenda uriya mwana rimwe na rimwe batarashobora kwigurira imyenda ariko ugasanga afite iyo myenda bivuze ngo ni umubyeyi ujya kuyimugurira ni umubyeyi ujya kuyimugurira ni ukuvuga ngo ababyeyi nta ruhare rukomeye rw'ababyeyi baba babigizemo bafitemo uruhare rwinshi cyane none se ni nk'umubyeyi udacyaha umwana ngo amuhe uburere amubwire inama wicara amuganirize
akamwambika ubusa akiri umwana. Ariko siko mbona ababyeyi n'abahubwo batakigira isoni zo kwambara ubusa. Ubwo uzambara ako kantu kagufiya kuri uri umubyeyi ufite umukobwa w'imyaka 14 16, ubwo wazambara iki? ako ni kamwe. Uri umubyeyi. Aka kabiri ugasanga umwana ntaragira indangamuntu imwemera gutunga telefone kuko simukadi ijyana n'indangamuntu. Umuntu runaka mukuru kandi akayimubaruza ngo ayimuhe. Harya ubwo telefone umwana akayize igihe cyo kuyitungara cyangwa ngo abone uko ajya mu bishuko. Nk'ibishuko. Urabona hari za porno, hari ibintu byinshi bica ku mbuga nkoranyambaga. Umwana rero yagiyeho akabireba. Nta burere buri kumuha wa mubyeyi we. Nta burere buri aho ngaho kabisa. Ikindi hari umwana urabona turi muri nuza niba ari ka free day by'amasiporo. Imihanda yose ntabwo ifunzwe, hari ahantu imodoka ziba zitambuka kubera ko ziba zinakwepa hano hantu bafunze, ziba zinagenda nabi bari gukwepa hano hantu bafunze. Mpuye n'umwana ndi kuza hano, umwana ufite nk'imyaka 6 ari ku kagari wenyine, nta muntu bari kumwe. 6 hari umwana ndavuga ati koko nk'umubyeyi uba wahaye umwana aka kagari, ari mu muhanda imodoka ziri gutambuka, yagenderaga kuri kakandi kwa ruguru hamwe haca abantu, niko yaratwa. Kandi byose ibyo byose sibyo. Ariko kare kagari umwana ni mutoya ashobora gucika intege gato agahita agwa mu muhanda imodoka zikamunyura hejuru. Cyo nashaka kuvuga rero wa mubyeyi, umwana ukiri mutoya ugomba kumuba hafi, ku buryo niba agiye no muri izo siporo, ntabwo gukora siporo ari bibi ku mwana muto, ariko mube hafi uba uri kumwe nawe. Izo namuvuze nizo kuko hari ababyeyi rwose nko muri Amerika, iyo basanze umwana ari wenyine, umwana uri munsi y'imyaka 15 baramufata bakamutwara. Burya seriye pe, inshuro 2 inshuro 3. Hari ababyeyi bari hano hanze usanga nko mu cyaro, umugore yigenda kigira mu kabara kimwe urwago, ugasanga umwana ntiyoga, umwana nta mufuri imyenda, nta mwogosha, ugasanga umwana asa nabi. Muri Amerika rero kubera ko ukuntu bahanga umwana agaciro, bahita baza bakabafata bakabatwara bakajya kubirerera, ntuzongere no kubabona. Oya da seriye pe, ukaburanye nawe utyo, ukaburana nawe uko bikaba birarangiye gutyo. Ntiwajya kumurekara amase, ntiwajya kumurekara mu buzi bamujyanye igira hirya. Kandi noneho ubuhombye ikintu kinini, kuko ubuhembwa amafaranga yabo bana. Oya da ubwo bayahagarika byinshi bakwinjira bahita bayahagarika. Ariko hano usanga hari umubyeyi rwose wigira mu rwagwa, umwana akamusiga mu rugo, bana b'imyaka 2 3, ugasanga bari mu rugo bonyine, bagiye gupagasa. Ntabwo byoroshye. Yaka kuri wowe ubona hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo aba mwiza akaba uwase, yaba mubi akaba uwa nyina. Bishatse kuvuga iki? Aba mwiza akaba uwase, akitwa uwase. Aho hantu ko ntari kuhumva neza. Nyine bijye bivugwa ngo umwana ubaye ikigoryi ngo nuwa nyina. Umwana ubaye umunyabwenge utumwa akabanguka, mbese mwiza ufite n'ubwo bwenge, bati uri uwasosha. Oya biravugwa. Ibyo ntago myemeye. Oya biravugwa. Ubuza amagabo ati dore kuki se ikigoryi bakigira icyanye. Nyine bisaba kuvuga iki? Ababyeyi bombi umwana baba mufiteho uruhare bombi, kandi uruhare rungana. Kuki bavuga ngo ikigoryi ngo ni icyanye? Ibi mbivugiye ko ni cyaye kera bagitesha agaciro umugore. Oya nibyo kabisa. Ugasanga umugore kantu kose kabaye kabi karitirirwa umugore. Nta nama y'umugore. Nubundi ntaki. Ungira inama kisi ibintu nk'ibyo. Ariko nyuma yuko bamaze kureba haraho bakabyaga. Barakabyaga. Ubu umugore niwe nkingi y'urugo. Wa mwana kuze ko bagapagasa hino hino. Babana ahubwo bafite ubwenge, usanga baranabutuzwe n'abagore ba mama wabo. Ahubwo se ko usanga umugore wenda ubungubu ugasanga umugore yarize, umugabo atazi no kwandika izina rye, nibyo nyine akakoresha abana intuza. Harakanije bundi baherutse kubaza Nzovu, bakoze akantu ko kuvuga ngo agiye gushakana na Kanyange, ngo ninde uzajya ukoresha abana homework. Abantu babakomatinzeho ngo kantu buriya niko ninde uzajya ukoresha abana homework. Nzovu yabakoresha ariko
Nzovu wenda yabakoresha imibare oya n'utundi bamubonye ryari reka nzo abo kantu yaba yatashye ryari reka tubasorezo mvuga nti umugore n'uw'agaciro umugore n'uw'agaciro uko byenda kose umugore n'uw'agaciro kubera ko urwo tafite umugore rurazima muvandi tuvugisha ukuri cyane rwose none se ngewe nabona umugore azi kwihangana umugore azi kumenya ibyafasha urugo agira ibitekerezo byubaka urugo umugore mu buyobozi abarimo mu basirikare mu bapolisi mu nzego zose zishoboka usanga mu mugore uwatesha agaciro umugore rwose ntabwo turi kumwe nako dushimira wahaye agaciro wasubije agaciro abagore ari we perezida wacu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uyu ni umubyeyi birenze kuba umuyobozi ahubwo ni umubyeyi kabisa sibyo akaba inshuti cyane y'urubyiruko cyane rwose agatekereza u Rwanda miliyoni 10 akabatekereza ati uyu murongo watuma abanyarwanda batera imbere abari utugenderaho dufite aho tuvuye naho tugeze kabisa abana bariga kiretse uwinaniwe n'ibindi biracyakorwa undi winaniwe ariko amahirwe buri bose mwige muzabona uko mwibeshaho ikiganiro rero mukorere subscribe muri benshi bye bye